asiga amateka afubiteka. Yeah man, ni Melo one more time. Twari kugenda tureba ko sound yacu yabari imeze fresh internet twongere tumukure line. Reka kwanza nongere numve kari kunyumva neza. Waba uri kutwumva neza papa? Yes, ndabumva kabisa. Oh yeah, very nice. Asante sana wenanye ndagufite. Anyway, abanyehuye ngo hawe kabisa. Hobe. Ubungu navuga ko ihuye usigaye warahafatishije Melo. Ayo makuru wari uyafite wan? Man, ariko abantu matwe bakunzi benshi kabisa ahubwo covid itinze kuduha gahenye ngo dukaramanye kabisa. Oh my goodness, amazing. Anyway, welcome once again to the Big 4D Live, Melo. Yeah, thank you so much kabisa, nishimiye kugaruka ku nshuro itari munsi y'ibintu. Yeah, kuko maze igihe kinini mbakumbuye byatari numva nshaka kuganira n'abanyehuye. Yeah man, by'umwihariko kabisa ko nta bantu afite ku mutima ibihe byose ya neza cyane. Benshi bajya bavuga ngo Melo ni umwami w'umuziki cyangwa se wa hip hop Musanze. Ibyo bintu iyo byumvise wumva koko bigukwiye iyo ntebe y'ubwami ni yawe cyangwa se wumva ko hakiri inzira ndende? Icyo kintu bakivugaho iki wumvise bakivuga? Iyo titre ngewe ntabwo nkunda kuyitindaho cyane kubera ko burya umwami ntabwo yiyimika cyangwa yivuga, urumva abantu bo bonyine nabo bafite uburenganzira bwo gukonfaminga ko ibintu abaha birusumba iby'abandi babahereza. Yeah man, biruta ko agenda wivuga ibigwi nyine kandi abanyarwanda batarakonfaminga neza. Burya icy'ingenzi ni uko ukora ibintu byahatara abantu bakabishima, nicyo kiba ari icy'ingenzi, kandi ntekereza ko ndi imbere cyane muri ibyo bikorwa. Gusa ntabwo ngiwe nakwanzura ko iby'ubwami wenda bingenewe. Icy'ingenzi ni uko nkora ibintu bikanyura abanyarwanda, nanjye bikaba imbaraga zo kubaha ibindi byahatari. Wenda ibyo by'ubwami bizaba biza nibatora abami mu gihugu bashyashya. Okay. Hanyuma harimo abajya banibaza impamvu utava mu ntara ngo ujye i Kigali nk'uko abandi baraperi bajya babikora, dore ko ubu ngubu usigaye ufite izina rikomeye cyane. Twavuga ko wenda impamvu ari iyihe buriya? Yewe ntabwo buriya nifuje gukorera umuziki niho n'iwacu Musaza, ariko mba mu Rwanda hose uko ni Kigali ndahagera, nkaba Butare wenda niho ntaratura neza nyagutura, ariko naho ndifuza kuzahatura. Yeah man. Ariko ngewe icyo ntekereza cyo birashoboka ko umuntu ashobora gukora umuziki akawukorera mu ntara kandi ugakwira hose, kuko bike yamaze gukora bimaze gukompaminga ko ibyo bintu bishoboka. Yeah man, abantu benshi barakoraga ni byiza ko kubera ko i Kigali hari media nini, hari n'ibikorwa byinshi bijyanye n'umuziki bifasha umuhanzi kuba munini cyane ku rwego ruri national, bikaba byanarenga bikaba international n'iki. Ariko mu gihe wenda ibyo bintu bitaragera ntabwo ndajya kuhatura, ariko bitavuze ko nciye iteka ko nahatura. Gusa mu gihe ntarajya kuhatura biremewe neza ko nshobora gukora imiziki nkayikora no mu ntara kandi ikagera ku rwego runini cyane. Kuko urumva na USA twumva ba Kendrick baturuka za Compton, ukumva ba Rick Ross Miami, kandi bose baba bari muri leta zitandukanye bagahurira mu gihugu hose kabisa. Ntekereza ko n'icyo kintu mu Rwanda gishoboka kubera ko nta ntari idafite abahanzi kandi bari ku rwego rwiza. Yeah man, bari ku rwego rwiza kandi bakora ibintu bishimishije. So icy'ingenzi ngiye ntekereza nuko nahoze mbivuga ndi i Kigali mu ma-interview, ibintu byo hari ukuntu bakwentroducinga ukumva umuntu wayinjiye muri interview twakiriye umuhanzi w'Umusanze, ariko ngiye naje gusanga ako kantu babanza gukora kafite ukuntu karimita umuntu, bigatuma nyine hari ikintu gito kijya mu ugiye kukureba cyangwa ugiye kukumva, ugasanga ni inzitizi. But turi proud aho duturuka, ari
ariko biba byiza iyo twise abahanzi nyarwanda kubera ko ntago dukorera umuziki wenda ngo ugume aho turi tugerageza no kuwugeza i Kigali hose Butare Cyangugu hose ukagerayo ntekereza ko rero turi abahanzi nyarwanda kurusha uko wenda umuntu yaturimita twita ko turi abahariya bavantara Pole sana kabisa. Anyway, nibyo koko wari wanabivuze ati dutangira ati nibyo ngerageza gukora umuziki kugira ngo abantu banakonfirime ko niyo ntebe nyikwiye n'ibindi nk'ibyo. Ufite indirimbo twatumaze kumva twinjiriyeho indirimbo Inyenyeri wakoranye na Bulldog tugeze kwa twanayiganiraho hanyuma ntibyarangirira hariya uyu munsi uri kumwe na Hitmaker umwakoranye indirimbo ayo mahirwe yitwa Mico the Best. Nagira ngo ino ndirimbo kwanza tuyigarukeho dore ko ari imwe mu ndirimbo nabonye hari ukuntu yakiriwe neza mu buryo mbona buri big somehow. So iyi ndirimbo kuri Mico the Best urayivugaho iki muri rusange? Ni ikintu cyahatari kuri njyewe kandi ntabwo ntekereza ko ari ibintu bifite igaruriro kuko ni ibintu nshaka kugira binini cyane. Yego byonyine ni n'ikintu ni n'ishusho nziza y'umuziki wo mu ntara n'abandi wenda babyumvireho bakora umuziki bawukora mu ntara bumva ko wenda bidashoboka ko baba banini ku rwego ruri national bikaba byanarenga bikaba international. Yego buriya Mico abazi izina rye bararizi muri iki gihugu no hanze yacyo. Ntekereza ko ku bwanjye mufata nk'umuhanzi wa kabiri muri ibi bihe. Sinzi niba ari uwa kabiri cyangwa ari uwa mbere bitewe ariko ngiye ku bwanjye mbona Mico standard ariho buriya nta hantu itandukaniye n'iya Bruce Melody. Ni abantu nyine ubona bari kuri level izijya kungana muri iki gihugu. Ubwo rero kugira ngo iryo zino riyipevere cyangwa we ubwe nawe agaciro kagiye gukorana nawe kandi abyishimiye nta kiguzi byanze bikunze hari ikintu abakubonamo kandi ababona neza kuri umuntu yafasha nawe wamufasha kabisa. Ndayishimira cyane kandi nshimira urwego yankuye ikanshira ku rundi kuri isaha kubera ko byonyine ku icyumweru kimwe kuba byibura indirimbo imaze kurebwa n'abantu batari munsi y'ibihumbi 35 kiba ari ikintu cyahatari ntabwo ari ibintu twakunze gukora kenshi. Ubu rero ntekereza ko byanze bikunze ari indirimbo yakiriwe neza n'abantu kandi bitewe n'iyo combination buriya ariko njye ntabwo mfite izina rinini ariko kuba harimo ikintu cyitwa Mailo na Mico the Best ni ibintu abantu nyine urumva umuntu yatakuza akabona hari umuhanzi munini wagufashije muri collabo byanze bikunze ahita agira amatsiko cyangwa yo gushaka kumenya uwo muntu bigatuma ajya kumusura ku channels yiwe akabona bigatuma nyine na ntuza yawe izamuka kubera ko yaje kumusura byanze bikunze ahuriraho n'ibindi bikorwa wakoze wenda atamenye bigatuma nyine fanbase yawe yaguka. Na Mico ubwe nawe agaciro ke kaba kari hejuru kubera ko bigatse uzabona umu artist munini afashije umuhanzi mutoya ngo bakorane bikunda kugaragara gakeya cyane muri iki gihugu usanga abahanzi bakuru babaniye abatoya kabisa. Ariko ngira ngo iyi shusho Mico yatanze ntekereza ko n'abandi ba artist bagomba kubyigiraho bakazafasha aba artist mu minsi iri imbere wenda nabo bagakina collabo n'abandi bahanzi bakiri bato bifasha umuziki bituma nyine n'abafana ubwabo bashidikira umuziki tubumva ko harimo n'urukundo ariko iyo babonye ibintu bisa nk'ibitandukanye ku buntu bimwe gutya ibindi kuriya n'abakunzi b'umuziki buriya bigenda bibaca intege kuko hari ukuntu abanyamuziki bagutiza urukundo rwabo ukiri hasi ariko banifuza ko ugira urwego urenga. So iyo babona rero hari abantu badashaka kubinjiramo kubera ko ari banini nabo bacika intege. Ariko iyo habayeho kuvuga ngo hari ubufatanye hagati
generation ntoya na generation nini bituma nyine abantu bagwira bakunda umuziki cyane bitandukanye nuko bakunda uko babona n'ubufatanye buhari kandi y'abantu bafatanyije hamwe n'Imana irabasanga neza cyane nta kuntu abantu batabasanga kandi Imana yabasanga yemen anyway hanyuma indirimbo kuki ayo mahirwe bisa nkaho mwabegingaga mwasabaga imbabazi mero gupfukama barapfukamye ati mbabarira mpaye mahirwe why kubera iki iyo ni story ngira ngo ide nahawe na Mico ko ndirimbo twarikoreye inaha i Musanze yego yabaye ngombwa ko wazi inaha i Musanze na Mico na Leboye ya Kikati ariko je bagomba kuza kuhakorera ubwo rero twari twaradirinze korabo mbere uwo Meddy tageze i Musanze birangira dukoze turakolaboratinga nyine nge na Mico indirimbo irakorwa ariko Mico mu gitekerezo mbere yuko twandika indirimbo arambwira ati urabona muri iki gihe biragoye urukundo rusa nkaho rwakonje hagati y'abantu bakundana urasanga umuntu n'umukobwa se ariko afite ikintu ku mutima cyamubabaje gituma aciteka avuga ati ntago nakongera gukunda kubera ko nta bahungu bagihara abahungu bose bigize nabi ibintu byarazambye nta muhungu wo kwizera ibe n'abahungu nabo ugasanga umuhungu ari kuvuga ati nta mukobwa wo kwizera nyamara muri iryo jambo nyine numva ridakwiye kubera ko icyaha ni gatozi umuntu yagakwiye kumva ko bishoboka ko hari andi mateka yarema nyuma y'uko hari amateka mabi yabayemo rumva so rero tuba tugaragaza ishusho y'umuntu wagiye kwaka urukundo cyangwa uri kugerageza kwinjira mu rukundo rw'uwo yakunze ariko waciye muri ibyo bihe by'akababaro yatewe n'uwabanje bigatuma nyine yumva ko bidashoboka so umutipe rero cyangwa umukobwa aza abeginga amugaragariza ko muri ayo mahirwe yahindura amateka yabayemo noneho ubuzima bukongera bukamera neza ni historia ishobora gufasha buri muntu uwo ari we wese wabona professor nawe ushobora kuba warababayeho simbiza bijya bibaho da urumva rero ni historia ngewe abakurikira imiziki yanjye nkunda gukora stories zibezinga kuri life nubwo bwose ntakora mba navuye muri ya hip hop iri hard ariko ngerageza gukora ku buzima abantu babayemo bwa buri munsi kandi indirimbo ishobora gufasha umuntu mu ruhande rwe n'undi mu rundi ruhande so kugira ngo bumvishe mureka agende indirimbo yakunzwe cyane inahangaha byatanga yanjye ni indirimbo nayo irema icyizere mu muntu kabisa byazikunze ibimugaragariza atagomba gucika intege so ni nayo rero muri iyo sanse ubuzima bwigisha bwa buri munsi kandi nanone tukayiha injyana nziza melody nziza production iri high video nziza tukabiha abanyarwanda kabisa hanyuma tugana no ku musozo hari imwe muri comments nigize kubona umwe mu bakunzi bawe yagize gutya bigaragaza ko yishimiye indirimbo maze arakubwira ati Mailongo wa nuza we ngo iyo ureka ino ndirimbo ngo Mico akayipostinga kuri account ye n'ibindi nk'ibyo urumva iriya ni kocha ahubwo muyandikane kandi kocha yanjye kabisa urumva nyine hari imyumvire nayo igomba guhinduka y'abafana ntabwo bikwiriye ko umuntu ngiyewe niba ndi kubaka urugo rwanjye gute najya urumva urugero natanze wenda kugira ngo umuntu ahite abyumva byoroshye ntabwo wambwira ngo nashatse umugore mwiza ariko kubera ko tutaba mu nzu nziza tuba mu kanetse aho ngaho mu gikari ngo mbe nta umugore wanjye namujyanira boss wenda utuye hamwe muri quartier uba mu etage hatari ngo niwe umukwiriye nge ntamwiriye so ntabwo rongewe nagomba gufata indirimbo yanjye ngo njyane kwa Mico the best kuri channel yiwe kandi umushinga ari wanjye hari byinshi ugomba kubunyubakira kuri channel yanjye kandi ni umuziki wanjye copyright bari yanjye indirimbo zanjye zifite copyright international so rero nta mpamvu nimwe yari gutuma njyana umushinga wanjye kwa Mico wenda n'abatekereza gutyo rwose ntekereza ko
bataba bafite gahunda ihamye mu muziki kuko ugiye gukorana n'umuntu ariko ukifuza ko ibintu byawe yabyaporodingiwe ntago baba barakomera neza ngo bamenye ikintu bashaka muri ibyo. Yeah man, kabisa. Hanyuma anything ushobora kuba washaringa ku bakunzi bawe bari hirya no hino bari kutwumva right now? Yes, nabashimira ku rukundo bakomeje kungaragariza, kubayakiriye neza bose, Imana ibahe umugisha kandi ibyiza biri imbere n'ibyo nifuza kubakorera buri gihe. Ikindi cya kabiri kuri channel yanjye ni Hirwa Mailo, niho nkoresha ama social media yanjye yose ni Hirwa Mailo. Basura indirimbo yanjye bakamba igitekerezo kuri channel yanjye yitwaye Mahirwe, bagakora like bakanasharinga, kagaragaza ko umuziki wo mu ntara nawe ufite ingufu kuko byanezeza byibura nanjye mbonye celebra miliyoni ya views ndo mu ntara cyaba ari ikintu cyatari waba ari n'uwa mbere bikoze. Yes, ubwo rero ni ikintu nanjye nifuza kandi nta wundi wabingeza atari abantu bo mu ntara. Simvuze ko hari abo ndimise ariko mu ntara burya tugomba kurwanirana ishaka kugira ngo ibintu byacu biganze kuko byakunze gusa nk'ibizitirwa ariko nitwe tugomba kubyihera intambwe ikomeye bigomba kugeraho. Man, kabisa. Anyway, udusuhurize Madame Home hariya uti twamubonye ku mafoto gusa na Kamila. Oh my god, neza cyane. Umwana wawe w'imfura, right? Umwana wanjye w'imfura kabisa, ubu yakuze azi kurya cyane ahubwo ntazi gutara ibintu murya cyane, nizere ko bizaba biri tayari. No kuzabamunira ahubwo bose one day. Kabisa bro. Asante sana Mailo, reka twiyumvira ayo mahirwe right now. Thank you so much my brother. Bye, komeza ibaho umugisha bro. Blessing papa. Man. Made beats on the beats.